Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo ntibishoboka ko utejejwe azabona umwami Imana. Amazina yanjye nitwa Musabyimana Florien. Reka dusangire ijambo ry'Imana tubona mu Kuva ibice 3 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Haranditse ngo icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe umutambyi w'Imidiyani, aturukiriza umukumbi inyuma y'ubutayu ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihugu cy'amahwa. Arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro nticyakongoka. Mose aribwira ati reka ntambike ndebe iri shyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru ati Mose, Mose. Aritaba ati karame. Iramubwira iti wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira kuri iri jambo mu magambo make, ririmo ibintu bikeya ngira ngo tuvuganeho. Ikintu cya mbere ni uko Mose nyuma yo kubona ibitangaza nk'ibyo natwe Imana idukorera ku manywa na nijoro, yafashe umwanzuro wo kujya kureba ibyo bintu bibaye. Afata umwanzuro aragenda agira ngo arebe iryo shyano riguye, ariko yagiye nk'uko abandi agenda nk'uhuruye nk'abandi. Ariko Imana, Uwiteka Imana ibonye ko atambikishijwe no kubireba, Imana iramubwira ngo Mose, Mose mu izina. Yumva ijwi rivugira muri cya gihuru rimuvuga mu izina, riramubwira riti kwetura inkweto, kuko aho uhagaze ari ahera. Bakundwa mu mwami Yesu, ndagira ngo mbabwire ngo kumva amakuru ya Yesu ni kimwe, no kujya kureba ibyo akora n'uko ateye n'uko akiza abantu ni ikindi. Ariko umuntu wese umaze kuhagera, hari ikintu kimwe cyonyine akora, akabona guhabwa imbaraga, akabona guhinduka mushya. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu wese uvuye mu bidatunganye wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza aba abaye icyaremwe gishya, kandi bya kera biba bishize. Umukozi w'Imana rero we yagiye nk'uko abandi bose tugenda, ahaguruka nk'uko abantu bahaguruka. Yumva bavuga bati hariya hari kubera ibintu, ukumva bavuga bati hariya ibitangaza biri gukoreka, abarwayi bari gukira, ukagenda ugiye kureba. Ariko aho ugiye nahera, aho ugiye hafatirwa n'Imana, aho ugiye hari imbaraga z'Imana. Ndagira ngo mbabwire bene data, muri iyi nzira yo gukurikira Kristo harimo imbaraga zifata umuntu. Rero ijambo turi kuganiraho riravuga ngo ntibishoboka ko umuntu utejejwe azabona umwami Imana. Kwezwa rero ni iki? Kwezwa ni intambwe. Intambwe ya mbere yo kwezwa ni ukubanza ukabona igitangaza cy'Imana, ukabona ibyakubayeho. Ni ugusubiza amaso inyuma ukareba inzira waciyemo, ukareba ngo aha nahaciye nte, nahanyujijwe n'iki.
iyo umaze kureba ibyo mu bintu Imana igukorera, iyo uri umunyabugingo, ni uko ubona ko ari Imana yakwambukije, yagutambukije, ikugejeje kuri uwo musozi. Wamara kubibona ntabwo birangiriraho, hari ukugira amatsiko, hari ukwegera ukareba, ukegera ukavuga ngo ibi bintu bituruka he, ibi bintu bikorwa bite. Iyo umaze kwegera hakurikiraho ikintu cya gatatu cyo kumva ijwi. Nta muntu n'umwe Imana yahamagaye itamuhamagaye mu izina. Nta muntu n'umwe Imana ihamagara itamuhamagara mu izina. Nongere mbisubiremo, ijambo ry'Imana riravuga ngo intama zanjye ziranzi kandi zumva ijwi ryanjye, nanjye nkumva ijwi zaryo. Ni ukuvuga ngo Imana iratuzi, izi n'amazina yacu, iraguhamagara iteka. Ijambo rivuga ngo iki? Riravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Ni uko umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe tubane. Nuko rero Imana irimo irahamagara, Imana igenda ihamagara. N'uyu mwanya iri guhamagara. Ikihamagarira rero ni iki? Ihamagara abari basanzwe, ari abantu basanzwe, yarangiza ikabeza. Yamara kubeza bakabona kuba abakozi. Uyu Mose yari umuntu uragira intama, yari umuntu w'umushumba, ariko ku munsi wo guhamagarwa kwe ngo abone ibitangaza biri kuba, agenda atambikishijwe no kubireba. Ariko muri ibyo bitangaza hari mu ijwi rihamagara Mose, riramubwira ngo ubwo wumvise ijwi, ubwo wateye intambwe ukaza, ubwo wabonye ibitangaza biri kuba, ukaba wumvise ijwi, intambwe isigaye ni ukwezwa. Kuko umuntu wejejwe niwe ubona umwami Imana, umuntu wejejwe niwe uvugana n'Imana, umuntu wejejwe niwe uzabona ubwiza bw'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umuntu niyiyeza aba abaye igikoresho cyiza kigirira nyiracyo umumaro. Bene data, kwezwa ni inyungu z'umuntu, gukizwa ni inyungu z'umuntu, gutungana ni inyungu z'umuntu, kubera ko umuntu iyo amaze kwiyeza atangira kuvugana n'Imana, atangira guhabwa amasezerano n'Imana, atangira guhabwa amabwiriza n'Imana. Abahamagawe ni benshi, ariko abatoranijwe ni bake. Hatoranywa umuntu ugiye gutumwa, hatoranywa umuntu ugiye guhabwa inshingano. Ninde rero uzihabwa? N'umaze kwezwa. Mose ijwi riramubwira ngo kwetura inkweto, kuko aho uhagaze ari ahera. Iyo umaze kumurikirwa n'umwuka w'Imana, ikintu cya mbere ubona ni ibyaha byawe, ni ibyari bikubase, ukabyambura, ukabyiyambura, ukabyanga, ukababazwa nabyo. Iyo ntambwe irangiye, uhabwa amasezerano mashya, uhabwa izina rishya, uhabwa inshingano nshya. Bene data rero, iri jambo narindi bagejejeho mbabwira ngo nta kindi kitubashisha kuzabana n'Imana, nta kindi kitubashisha kunesha kiretse kwiyeza. Kwiyeza ni ugutungana, ukera rwose, ibizinga byose cyangwa imyanda yose yaba iri ku mwenda ikavaho. Iyo ngiyo iyo imaze kuvaho, nibwo uba ubaye igikoresho cyiza kigirira nyiracyo umumaro. Mwakire neza rero ijambo ry'Imana, nicyo kintu numvaga nshaka ko tuganiraho, mbabwira ngo kwezwa niyo ntambwe ikomeye y'umukristo. Umuntu iyo yejejwe abona imbaraga, ahabwa amasezerano, kandi atangira kugendana n'Imana yumva neza bari mu murongo umwe, bari kumwe. Yesu abahe umugisha, mukomeze mugubwe neza, kandi duharanire kwezwa kugira ngo tuzabone umwami Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusenge. Mana Data wa twese, shyigikira ijambo ryawe kandi uherekeze umuntu wese mu kuryumva, kugira ngo umwuka w'Imana mumurikire, maze yumve icyo ijambo rishaka kumubwira, maze tubashe gutungana rwose, kandi turusheho kugira ngo dusobanukirwe ibyawe, kugira ngo tutazatungurwa. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.